Amazina yitwa niyo nshuti ya Nikiganiro, uzwi nka Killaman. Kuri ubu amaze kwandika izina rifatika muri sinema nyarwanda, dore ko amaze kwigarura imitima ya benshi muri iki gihugu. Gusa uyu munsi sinshaka kuvuga cyane ku mateka n'ibigwi by'uyu musitari, ahubwo ndagira ngo mbabwire inkuru nziza kuri we, inkuru nziza ishimishije. Uyu mugabo yasezeranye n'umugore we umuhoza shemsa imbere y'amategeko n'imbere y'Imana. Nyuma y'imyaka 8 babana nk'umugabo n'umugore, biratangaje. Isi niki wamenya kuri aba bantu? Shira amatsiko muri iki kiganiro Menya. Nge ndi muvandimwe Penuweli. Niba utarakora subscribe, iki ni cyo gihe. Mbahaye ikaze. Kubemera Imana mu itangiriro handitse ngo Imana yaremye umuntu ibona ko ataba wenyine, nibwo yamufashira musinziriza mukuramo urubavu. Urwo rubavu iruremamo umugore imushyira Adamu. Ndetse ngo niyo mpamvu umuntu azasiga se na nyina agasanga umugore we bazabana karamata. Ntibitandukanye cyane na Killaman n'umugore we shemsa, bari bamaze imyaka 8 yose babana, ndetse byarenze ku bana babyarana abana 2 b'abahungu. Mwibanga rikomeye cyane, mu gitondo cyo kuwa 4 tariki ya 8 Gashyantare 2024 nibwo hamenyekanye inkuru y'uko niyo nshuti ya Nick wamamaye nka Killaman ari gusezerana imbere y'Imana n'umugore w'umuhoza shemsa. Killaman na shemsa babanje no gusezerana imbere y'Imana mu idini rya Islam. Bari bamaze imyaka 8 babana mu buryo butemewe n'amategeko, ndetse bari bamaze kubyarana abana 2 b'abahungu. Ubu bukwe buzakurikirwa n'umuhango wo gusaba no gukwa no kwakira abashyitsi, biteganyijwe kubera muri Romantic Garden ku Gisozi kuwa 2 Werurwe 2024. Ese niki cyaba cyihishe inyuma muri uku gutinda gukora ubukwe? Ubundi Killaman yivugira ko ubushobozi ari bwo bwari bwatumye imyaka 8 yose yihirika atarakora ubukwe, nyamara abana n'umugore we. Aha birumvikana neza cyane ko ari ikibazo cy'amikoro. Ibi byatumye benshi mu nshuti ze bamushimira kuba yaragumanye n'umugore we akunda, akirinda kujya mu zindi nkumi nk'uko bikunze kugendekera ibyamamare. Yagize ati, nkeka ko umugisha wanjye ari uyu, inzozi zanjye zari ugushaka uyu, amahirwe yanjye yari uyu, mbega niwe nzozi zanjye. Birashimishije. Aya magambo yayavuganye amarangamutima menshi nyuma yo kubazwa impamvu yatinze gukora ubukwe. Ikindi wamenya kuri uyu mugabo, amaze kubaka izina muri sinema nyarwanda. Kuri ubu yamamaye muri filime z'uruhererekane ze bwite zirimo iyo yise Killaman na Mayihati. Inshuti rero mwarimo dukurikiye, ni naha ducumbikiye ikiganiro Menya cy'uyu munsi. Ntuzacikwe n'icy'ubutaha. Nge nari muvandimwe Penuweli, mbibutsa gukora subscribe nimba utarayikora. Imana ibarinde. Ndabashimiye cyane.